Rero iyo ukoresheje nyinshi bishobora kuba byatera gaze nyinshi mu gifu cyawe, noneho ibyo bigatuma ukirwara. Icya kane ukwiriye kwirinda, cyangwa se umuntu ukwiriye kwirinda none tungurusumu akagira noneho uburyo ayikoreshamo, ni ku mugore utwite. Kuriya ukata noneho warya ukumva mu kanwa hari akantu kari gusharira cyangwa kari gutwika, hariya niho harimo imbuto zica kanseri, zikica indwara zitandukanye, zikica mikorobe, zikarinda virusi zigiye zitandukanye. Tungurusumu ni imwe mu birungo cyangwa ibimera bifasha umubiri cyane, haba mu kuvura indwara, haba mu kurinda indwara n'ibindi bigiye bitandukanye. Hari ubwo ishobora kuba ikibazo iyo ikoreshejwe nabi. Reka rero uyu munsi turebe uko ikora ari mbisi, turebe umumaro wayo mu ncamake, hanyuma turebe ibintu ugomba kwirinda kuri tungurusumu. Nongeye kubaha ikaze muri ibi biganiro by'ubuzima, aho tugenda turebera hamwe n'ibirungo cyangwa ibimera dukoresha cyane cyane mu buzima busanzwe, ariko ibyo ngibyo akaba bitagarukira gusa mu kubikoresha nko mu gikoni cyangwa n'ahandi, ahubwo umuntu noneho akaba yabikoresha nk'umuti yivura, yirinda ibintu bigiye bitandukanye, aho tugeze mu gihe uburwayi, ibibazo bituruka ku mibereho y'isi noneho bikaza byataka umubiri wacu, bimaze gusa naho biba byinshi cyane. Iyi garlic cyangwa se tungurusumu ubundi ikora iyo ari mbisi. Akenshi nyine iyo ikiri mbisi nibwo iba igifite umumaro wayo wose, ni nabwo ikora neza, ikavura neza, ikarinda, mbese igakora biriya byose tuba turi kuvuga. Noneho kumwe ujye uyikatakata cyangwa kuno uyirya ukumva mu kanwa hari ibintu biri gusharira, ukumva cyangwa se ari ukuntu ifitemo imbaraga mu kanwa, kiriya ni ikinyabutabire yifitemo cyitwa allicin. Niyo ituma tungurusumu ihinduka umuti w'igitangaza, kuko buya tungurusumu abashakashatsi bagiye bagaragaza ko mu miti 5 karemano ku isi nayo izamo, iri mu miti ya mbere ikomeye cyane ku ruhando rw'isi, dukurikije icyo abashakashatsi bagenda bayigaragazaho. Noneho icyo kinyabutabire cya allicin kiyibamo, kwa kundi uyirya ukumva iri gusharira, hariya niho hihishemo ibanga rikomeye cyane rya tungurusumu, ari ryo kwica imbuto z'indwara. Buriya umubiri uba ufite icyo bita immunity, ubudahangarwa, ariko kubera ibibazo tugenda duhura nabyo bya hato na hato muri ubu buzima, noneho iyo utangiye kugenda umubiri ucika intege, uri gutakaza immunity, uri gutakaza nyine ubudahangarwa bwayo. Rero iyo ugiye ukoresha noneho nk'ibi ngibi tuba turi kuvuga ahangaha by'ibimera kandi by'umwimerere, binafasha cyane mu kurinda ubuzima, noneho ubuzima bwawe burongera bugasubirana za mbaraga zo kuba bwahangana n'indwara zigiye zitandukanye cyangwa se ibindi bintu biza guca intege umubiri. Iyi tungurusumu rero noneho nayo yifitemo imbaraga n'ubushobozi bwo kuba yahangana n'izo mbuto z'indwara ziza zikwataka. Rero iki kinyabitabire kiba muri tungurusumu nicyo gituma tungurusumu ihinduka umuti w'igitangaza, noneho ikarwanya udukoko twa kanseri. Nimvuga kanseri ntiwumve kanseri gusa, ahubwo ni virusi zigiye zitandukanye zishobora kuba zakwataka umubiri w'umuntu isaha n'isaha. Rero ikunda gukoresha tungurusumu neza kuri gahunda nziza, uba ufite amahirwe menshi cyane yo kuba utakwatakwa n'izo virusi. Ikagira noneho n'umwihariko wo kuba irwanya udukoko twa mikorobe. Urabona mikorobe ni ibintu tuza duciye mu bintu bigiye bitandukanye, haba mu byo turya ushobora kuryamo mikorobe, haba ibyo tunywa ushobora kunywamo mikorobe, no guhumeka ubwabyo naho zigenda no mu mwuka. Rero iyo ukunze gukoresha tungurusumu rwose, icyo kintu ikihariyeho cyane mu kuba ibasha kuba noneho yahangana n'izo mikorobe zijya muri twebwe zigamije kuba zatwangiriza umubiri. Tungurusumu rero yo ihuriyeyo nazo, icyo gihe rwose iragenda igakurininga, ikazihanagura, ugasigara wera muri wowe indani umeze neza, nta kindi kibazo ufitemo. Ino allicin inafasha noneho amaraso kugenda neza. Kiriya kinyabutabire kiba muri tungurusumu gituma noneho tungurusumu ifasha amaraso mu kugenda neza, agatembera neza, kuko ubona ko
ni nka regulateri nk'uko abafaransa bakunze kuyita. Iyo igeze mu mubiri, iyo amaraso agenda yihuta cyane iyasubiza kuri gahunda, yanagenda gake cyane ikayashyira kuri gahunda, noneho ibintu bikagenda neza, yaba makeya yaba menshi, nuko nyine yo ibigenda iregera amaraso ku buryo ki atembera neza mu mubiri nta kindi kibazo kibirimo. Nanone tungurusumu kandi ikagabanya kwangirika kw'ingingo. Ni byinshi, hari ibyo twavuze rero kuri uyu munsi. Tugiye kurebera hamwe ibintu ushobora kwirinda kuri tungurusumu. Twabonye igice cya mbere cyayo n'igice cya kabiri, twavuzemo byinshi, umumaro wayo, uko ikora, ibyo yarinda, ibyo yavura. Uyu munsi ntabwo ari byo turi bugarukeho, ahubwo noneho turareba ibintu ukwiriye kwirinda kuri yo. Niba utararebye biriya bice byayibanjirije, ujyeho kuri iyi channel biriho, ubirebe, ubyige, ubikurikirane, noneho uze unakurikirane iki ngiki, umenye n'ibyo ukwiriye kwirinda kuri yo, kubera ko abantu benshi bagiye bayikoresha mu buryo bunyuranyije. Si ibi gusa, ni byinshi, kubera ko tungurusumu ifasha ubudahangarwa bw'umubiri, bya bindi twavugaga immunity, noneho ikarwanya infection zimwe na zimwe. Iyi tungurusumu ifasha umutima n'amaraso, nk'uko nabyo tubibonyeho, noneho ikanafasha igifu ku bantu bayitwaye neza. Ariko ibi byose bikora neza iyo ikoreshejwe neza. Niyo mpamvu tugiye kurebera hamwe ibintu 5 ukwiriye kwirinda mu gukoresha tungurusumu niba ushaka ko yakubera umuti aho kugira ngo ikubere ikibazo. Icya mbere, tungurusumu birabujijwe, si byiza kuba wayikoresha igihe cyose ufite ahantu uva amaraso ku mubiri. Nimba ivuga gutya, hari ushobora kuvuga ngo none se ngo umuntu ngo yava amaraso ku mubiri ngo byagenze gute? Buriya amaraso aba muri mbere indani mu mubiri, niho aba akwiriye gukora nk'uko agenda nyine asirikira mu mubiri. Noneho iyo yageze ku rwego rwo kuba yasohoka hanze bitewe wenda n'igikomere, bitewe n'ibihe urimo bitari byiza, ubwo ndavuga nko ku badamu nko mu bihe byabo by'imihango, bitewe wenda nuko wenda bakubaze, icyo gihe rero urumva ko amaraso noneho akaza inyuma. Ibyo biba ari ikibazo. Niyo mpamvu ubujijwe gukoresha tungurusumu cyane cyane mbisi, kuko yikoresheje bishobora kuba byatuma noneho amaraso ava cyane nakame, ibyo bikaba byagutera n'urupfu cyangwa se bikagutera n'ikindi kibazo gikomeye. Rero icyiza, ukwiriye kwirinda kuba wayikoresha igihe cyose uzi ko ufite ahantu uva amaraso ku mubiri. Kabiri, ni ukwirinda kuyiha umwana muto. Buriya umwana mutoya igifu cye kiba cyoroshye cyane. Rero tungurusumu iyo ari mbisi ishobora kuba yamutera kumutwika mu gifu, ikamutera iseseme, ikaba yamurya mu nda. Ahubwo ntabwo abana bato ari byiza kuba wayibaha ari mbisi muri buriya buryo. Wenda wayiteka mu biryo nubwo yatakaje ubushobozi bumwe na bumwe, ukabimugaburira, icyo gihe bwo nta kintu bitwaye. Ariko ushaka kuyikoresha nk'umuti neza, ushobora kuyifata ukayisekura, ugafata nk'agatambaro keza gasa neza, warangiza ukayihambiramo neza, ukayimwambika mu ijosi, ariko ku buryo aba yambaye nk'undi mupira cyangwa ikindi kintu, kubera ko nabwo iyo mukoze ku mubiri ibasha kuba yamubabura. Noneho n'ubundi iyo wayiziritse gutyo hafi y'ijosi ryiwe, uko ahumeka wa mwuka, uriya mwuka nawe uratangaje cyane, uragenda n'ubundi ugakemura ibibazo byo mu nda by'umwana n'ibindi byose, agasigara ameze neza. Niba afite inzoka akazituma zikagenda zose zigashiramo. Ikindi nacyo ushobora no gukora, ushobora no kuyisekura neza, ukayisya, noneho warangiza ukagenda ugashyira nko hafi y'ahantu ku musego we, ku buryo ariko itari bumukoreho nyine wabirinze neza cyane. Icyo gihe nabwo arayihumeka, noneho umumaro wayo ukagenda ukabikora, ukayikora neza cyane, umwana agasigara ameze neza, nawe agakura afite ubudahangarwa buturuka muri iyi garlic. Icya gatatu ni ugukoresha tungurusumu nyinshi. Buriya ibintu byose bigira urugero bikoreshwamo, ariko by'umwihariko kuri iyi tungurusumu, ubundi ku munsi byibura ukwiriye gukoresha nk'uduheke 2-3 twaba twishi tukaba 4. Kubera iki? Kubera ko urabona ifitemo imbaraga y'indani. Rero iyo ukoresheje nyinshi bishobora kuba byatera gaze nyinshi mu gifu cyawe, none ibyo bigatuma ukirwara
cyangwa se no mu mara no mu mwijima, kandi mu by'ukuri ikwiriye kuba yafasha ibyo byose, ahubwo kubera ko wakoresheje nyinshi irengeje urugero bikaba byatera ikibazo. Ahubwo icyiza ntabwo umuti ukorera ubwinshi, ahubwo umuti ukora kubera ko nyine ari umuti kandi ukagira uburyo ki ugomba gukoreshwamo, bigafasha kuba wanakira neza bitaguteye ikindi kibazo. Icya kane ukwiriye kwirinda, cyangwa se umuntu ukwiriye kwirinda none tungurusumu akagira noneho uburyo ayikoreshamo, ni ku mugore utwite. Mu gihe rero umudamu atwite umubiri uhindagurika cyane, rero tungurusumu ishobora nyine kumwongerera pressure y'amaraso, noneho akagenda nabi, agatera nabi, kubera ko nyine we aba ari guhindagurika umubiri we bitewe n'ibiharimo, cyangwa se ikaba yamutera nk'igifu nyine kuba yababara. Ahubwo umugore utwite yayifata nko mu biryo bitetse, cyangwa se noneho akayikoresha ari muganga wamwandikiye uko ari buyikoreshe. Noneho ikindi cyo kwirinda rero cya gatanu kuri tungurusumu ni kuriya kuntu abantu benshi bajya bavuga ngo iranuka iyo umuntu yayiriye. Nibyo koko ntago abantu bose bahumurirwa kimwe. Tungurusumu hari abinukira, hari n'abo ihumurira. Gusa akenshi biterwa nyine n'inzoka ziba mu nda nazo, nka kuno za mikrobe twavugaga. Iyo mikrobe zamaze kukwataka ari nyinshi mu nda, zijya zituma noneho na cya kintu ugiye kurya gishobora guhinduka nk'umuti wazirukanamo, biba ikibazo, noneho zikagenda zikakubuza amahoro, ukumva ubuza amahoro, noneho ugasanga hari ikintu ugiye kwanga mu by'ukuri atari uko wenda ari kibi, atari uko kinanuka, ahubwo ari ukubera ibindi bintu bikurimo kigiye kubangamira, noneho bikagutera kugubwa nabi. Ibyo bintu ukaba wabyumva uko nguko. Gusa byo abantu ntago bahumurirwa kimwe, nta nubwo banukirwa kimwe. Niyo mpamvu rero n'aka kantu ko kuba warya tungurusumu ikakunukaho, nacyo ni ikintu cyo kwirinda, kubera ko hari uburyo ushobora kuba wabikoramo kandi nubangamire abo muri kumwe. Icyo wakora rero, buriya kariya ka arsin niko kantu nyine wumva kaba gahumura cyangwa kakanuka. Kariya rero kagenda mu maraso kagahita gasohokera mu mwuka. Icya mbere ukwiriye gukora kugira ngo wirinde uwo mwuka wa tungurusumu, niba umaze kuyirya, gerageza ukore isuku mu menyo yawe, mu kanwa kawe, wiborose, noneho ibyo ngibyo bigabanya iriya mpumuro ibirimo iraza. Ikindi abandi bantu ukuntu bajya bayikoresha kenshi, nanjye ubwanjye iyo nayikoresheje akenshi bakunze kuyikoresha nka nimugoroba bagiye kuryama, kugira ngo nabwo bataza gukomeza kuba wenda babangamira abandi, kubera ko hari igihe usanga bo muri kumwe batayikunda, bo mwirubana batayikunda, noneho bigatuma ikiza wanayikoresha na nimugoroba ugiye kuryama, rwose irakora kandi igakora neza cyane. Ubundi buryo ni ukuba noneho wayifata ukayivanga n'ubuki, wayivanze n'ubuki bigabanyiriza buriya bukana bwo guhumura cyane, wayivanga na elayo nabwo bikaba uko nguko. Ikindi nacyo ushobora kuba wayivanga nacyo ni perisile nyine, nayo iyo wayivanze ukabikoramo nk'icyayi, nabwo iriya mpumuro ibasha kuba yagabanuka, noneho bikarangira itabangamiye abo bandi. Tungurusumu ni umuti ukomeye, ariko kuyifata nibyo bigira umuti cyangwa bikayigira ikibazo. Irinde biriya byose rero kuri yo, noneho kandi umenye n'uburyo ki ugomba kuyikoresha neza. Niba wagize ikibazo, igitekerezo, nyunganizi, bishyire muri komenti. Niba wakunze ikiganiro ukore subscribe, unasharinga bino biganiro bigere no ku bandi.